Kuno munsi twabazaniye ikintu cyiswe iki? Inkuru y'umusaza. Inkuru y'umusaza, amateka rw'ubusisi. Umusaza rw'ubusisi kwa Kagara. Rwa Kagara rwa Kigenza. Kabisa. Umutware gatwara imyaka myinshi. Imyaka 50. 50. Yari Rukuyu. Ku bantu batazi Rukuyu. Rukuyu ni wa muntu wibera mu nka. Umushumba ubuzi kukira, uzimenyera ko zarwaye. Kabuno kanyu. Kabuno kanyu kaganga nakimfura. Bateza hasi. Ese wowe urashaka ko nitwa nde? Padiri ati reka nkubatize Petero. Rwubusisi ati oya kabuno kanyu ko uburoga musinga iryo zina sinaryemera. Petero yahemukiye sebuja Yezu kandi njye sindahemukira umwami. Nuko umutware Rwubusisi arongera ariyumvira, arangije aramubwira ati ahubwo nyita Yosefu ka kagabo mujya muvuga kigereranyije nyina w'Imana kakamurongora. Nuko Padiri arabyemera, ariko atangiye kumusukaho amazi ku gahanga nk'umubatizo w'abakristo gatolika ukorwa. Rwubusisi ati oya sigaho, urwo ni uruhanga rw'imfura ntirugira amakemwa. Ndi muramenye sinigeze nihakana umwami wanjye. Matamateza ko ari agasenzi kihakanye sebuja Yesu. Ahubwo mu nyiteka Yosefu kakandi kihereranya agakobwa k'isugi kakakotokwa. Twongeye kugusuhuza ukurikiye Daily Dates Official. Yes, welcome. Tugushimira utuye mu Rwanda. Kagana nkore intro nk'abanyamakuru. Twongeye kugushimira ukurikiye Daily Dates Official. Utuye mu ntara. Utuye mu mujyi wa Kigali. Diaspora. Umunyamakuru wa entertainment. Umunyamakuru wa entertainment. Umuntu utuye mu Burundi. Umuntu utuye Zimbabwe. USA, Canada, diaspora muri rusange. Dushimira abamama badahwema gukurikira abiri kabisa. Ariko abiri muri Imana abiri ukuntu bimeze, urumva abiri wanayumva. Si ngombwa ngo uyarebe. Ushatse watereka hariya ukajya wiyumvira gusa. Dushimira hari umuntu wambwiye ati abiri yanjye arambikira ngiye kuryama. Iyo ngiye kuryama nyashyiramo siyo masaha ya buri gihe. Nawe ushaka wayumva no mu gitondo. Ushatse wayumva mu gitondo, ushatse wayumva uri mu kazi, ugiye mu gapoze. Ikiganiro gisanzwe. Wiga unamenya ariko kuno munsi twabazaniye ikintu cyiswe iki? Inkuru y'umusaza. Inkuru y'umusaza, amateka rw'ubusisi. Umusaza rw'ubusisi kwa Kagara. Rwa Kagara rwa Kigenza. Kabisa. Umutware gatwara imyaka myinshi. Imyaka 50. Yihariye ingoma ariko ntiyayiharaye ku ngufu. Niwe wari ubishoboye. Ngo yarabishoboye, yarabikwiriye. Niwe wari ubishoboye, niwe wari ubashije kubikora. Anzika. Umutware rw'ubusisi nkuko mwabyumvishe niwe mutware wa mbere wewe imyaka myinshi. Hari n'abandi babaye ariko ntibayoboye imyaka myinshi. Akavukira hese. Akavukira mu Bumbogo. Ibumbogo bwa Nkuzuzu. Hakurya aho ngaho bitazashyurongi. Shyorongi. Hirya aho biti Rwahi. Akaba rero uwo mutware wayoboye igihe kinini mu Rwanda. Akagira udushya. Ngo yari Rukuyu. Yari Rukuyu. Ku bantu batazi Rukuyu. Rukuyu ni wa muntu wibera mu nka. Umushumba ubuzi kukira, uzimenyera ko zarwaye, imiti iki niwe Rukuyu. Ngo we ntiyageze amahirwe yo kujya mu itorero. Mu itorero ngo kumasha ngo guhiga ngo iki. Ariko se burabumenye ntago yarabuyobewe. Abashumba bose ntibagiraga nuzi. Yaragiye akarasa gakware akakotsa ubundi akakavovora. Jewe oya ndabirigeze uragiye. Iyo kintu ntakoze. Koragira ndabikwifurije. Nuko umusaza rero rw'ubusisi kwa Kagara. N'ubwo uracyafite ng'abantu ubu bahari. Abantu barahari. N'inkuru nyinshi zirahari, ushobora kujya kuzireba ku mbuga zitandukanye baba bariho. N'ibitabo birahari byamwanditseho. Ariko kuri uyu munsi
tukizera ku tuntu dushya twamuranze. yari umutware urangwa n'udushya gusa. Yari afite udushya 1000. gusa. Mbwira agashya ka mbere ke Agashya ka mbere buriya ngo umugabekazi Kanjogera ngo mutume impyisi. Ariko se rwose uri icyamamare urarenze turabizi nta kuntu wazanzanira agapyisi nta ukuntu kaba kameze. Undi impyisi merite. Buriya ngo kera ngo abagore bihoreraga mu rugo bari abo mu gikari. Ariko niwo muco nuko wacitse ariko byari byo. Urumva urajya mu kabari saa sita ugahuriramo n'umukobwa kandi ari gutaha iwabo kandi afite imyaka ingahe? kandi afite imyaka 15. Nuko urumva nuko ntiyaba ipfuye ntiyaba imeze yaba yarakwekereye yaba yaravunitse imbavu tuhinzanire ariko uyinzanire ndebe n'uruhu nshaka kureba ukuntu impyisi isa ko ubusisi bimukora ku mutima cyane. Arabifiringa avuga ati ushaka arirutse ashatse agahene k'agashashi k'igitambo ngo acukuye umwobo ngo agashyizemo. habagaho impyisi zibaho bita mu isengo. Arangije agahene ngo gakwegere rimwe gakwegere bwa kabiri bwa gatatu impyisi iba yumvisha titara umuhigo ntirutse iranye nayo amerwe y'impyisi nayo ngo ntakandare biratezwe. Impyisi bayivana ari nzima. we bamutumye impyisi ifu yaba yarapfuye aba yigeze cye kuko nibizeraga ko yazana impyisi nzima. umusaza ko busisi abazana impyisi azana impyisi nzima. Nuko akandi kantu buriya hari igihe ababirigi bagezaho baravuga ati turababatiza mu izina rya data twese n'umwana ariyo abapadiri ku izina ry'Imana data nta mwana nta na roho nta mutagatifu. Amen. Ntabwo mbako n'ubu byizeye ku izina ry'Imana nta mwana nta roho nta na mutagatifu. Warasenze ku izina ry'Imana data nta mwana na mwana ku izina ry'Imana data na mwana urumva na roho mutagatifu na mutagatifu. Izina nyine dukubatije mu izina ry'Imana data n'izina ry'umwana n'irya mwuka wera n'irya roho bose mutagatifu n'iryabatagatifu. ari mu buriganya bw'ubusisi ati turamenye akagahanga n'ak'imfura turajya kumenaho amazi kabuno kanye akagahanga n'ak'imfura batiza aha hasi. urajya kubatiza akagahanga aha hasi aho urahareba niho hakora ibyaha niho hirirwa hahiga ibiremwa niho hahata twatuna twitwa ngo niba yari afite abagore 7. ngo niba ufite abagore ngo bangaye ngo kakantu ngo karatakara n'ubundi nikabura abagore 7. Nuko arangije ngo busisi ati batiza hasi kabuno kanyuma batagira ngo turi gukabya bajye kureba video birahari nta edit hari abantu ngo bamenyereyeho ngo damuru ngo nyitangira kuvuga ngo akantu ka edit naraziretse mw'abantu nsigaye mvuga ukuri. Bw'ubusisi nuko byagenze batetoka kubatiza Simoni Petero ati timuramenye. Bw'ubusisi rero ngo bajye mu gitaramo buretse ati muramenye sinigeze nihakana umwami wanjye mutamateza ko ari agasenzi kihakanye sebuja Yesu ahubwo mu nyiteka Yosefu kakandi kihereranya agakobwa k'isugi kakakotokwa. Yesu nyina wa Mariya Yesu nyina Mariya nyina wa Yesu niki muri vuba kagakobwa kagasugi aragafata Yosefu yihereranye ariko mwanyita ubwo rw'ubusisi ubu twaba tumwita Yosefu rw'ubusisi ariko ubu siko yitwa ubu ntitwa Yosefu yitwa Yosefu
ariko tuzabireba. urumva bati makame kariya kamufasha kakamwasasanya kakajya mu kanogo. Rw'ubusisi rero ngo bicare mu gitaramo bahige. Kera ngo baravugaga ati mukajyamo nk'abagabo. Akabagabo bita basebya na ndungutse n'ibigwari. ndungutse n'ikigwari Nabasebya nuko. ariko uwe cyane nabonye ifoto ye y'abasebya. Uzi ukuntu yari ameze? Kara kagabo nyine kameze ukuntu ka fake ubona kibereye aho. Ngo ariko kisha abantu kugeza aho ubwami buhuruza ati nyabona abasebya amaze abantu i Nyanza. Ubusisi arahaguruka mu gitaramo aravuga ati sha ako kagabo ngo nibasebye nandungutse nzababazanira kandi ari bazima. muzabakora icyo mushatse mwabakata intoryi. Nge nzabagira iki? Mugabo yarazi urugamba. Ubusisi ngo yarazi urugamba cyane, ngo yayoboye ahantu henshi. Urumva agira udushya twinshi. Hari n'akandi buriya ngo niwe wazanye iriya soko Nyarugenge bya Nyarugenge. Arizanyeho gutyo yaje kuhakemura ikibazo, abona igisubizo cy'ikibazo nuguhereza agasoko bagakemura ibibazo byabo. Kavuga igiswahili ariko akagira urupfu rubi. oya ngo yarishimye arapfa. Ariko ni byiza wewe kugira upfe ubabaye no gupfa wishimye wapfa wishimye. Yapfuye nk'umugabo ariko ngo yatwaye ku ngome eshatu. Rw'ubusisi n'intwari. Abashaka kureba amakuru yiwe amateka ya Rw'ubusisi bagende barebe ku mbuga hariho hose. Amateka ya Rw'ubusisi arahari pe, cyane ko n'abana be bakiriho. Muri abiri tuyaciyemo kuko amateka ya Rw'ubusisi cyane ni meza. Mwayavuga amezi 8 twicaye hano. Ubwo urumva ikibuno cyaba cyarageze. Reka ntabwo byakunda ariko mu muhogo turabasutse ariko buriya gusuka mu muhogo hakenewe amakuru. ako kungo dushimira abadukurikiye cyane rwose. Dushimira diaspora. Dushimira abamama umuntu wari we wese. Ubu udashimiye umumama waba ufite n'ikibazo. Usibye ko nakurikira abiri nyine bakurikira abiri basigaye bakurikira abiri, ariko uri igitsina gabo ntushimire nyoko. Ariko umugore muri rusange ngo akabonane kaboneke ni nyina w'umuntu. Ubwo rero umumama wese ujye umufata nka nyoko. Kandi bavuga yuko twese nature yacu ni ba mama. Kuko wavuye muri mama wawe. Nubwo bajya babeshya abana ngo umwana ava mu mukondo. Nyakareka. Bishimira buri wese